ifoto yabaje kuba virusi kuri social media kuko kuri post z'abantu bazwi cyane ndetse n'abatazwi uragenda uyisangaho Byiringiro Lague ndetse ari kumwe n'umwana we w'umukobwa. Abantu bari kugenda bavuga bati mbese ubwo ngo tuvuge ngo ni caption cyangwa se n'abagambo bagenda bashyiraho ngese kuko murabona basa. Urumva ni ikibazo bari kugenda babaza ahangaha. Umunyamakuru Cynthia Nayisa wo kuri radio SKFM we yapostinze ifoto bisanzwe ndetse ntiyagira n'ikinashyiraho, ariko hasi muri comment abantu baje bavuga ibindi ndetse n'abantu batandukanye bagiye bapostinga ino foto ndetse ni benshi cyane tugiye kugenda tugarukaho umwe ku wundi, ariko reka duhere kuri Cynthia Nayisa. Cynthia Nayisa we yapostinze ino foto arangije ntiyagira byinshi ashyiraho, gusa hejuru ashyiraho ngo if winning on of pictures a person, ndetse ashyiraho umutima n'aka emoji iruhande. Ariko muri comment abantu bahise baza birukanga baravuga wa mbere witwa Umute Mbappe aravuga ati uyu mwana kabisa asa nk'abazungu. Urumva wa mbere kuntu yavuze, wa kabiri wabita Jean Beauty Les aravuga ati baramubyariye ndakurahiye reba n'imisatsi. Urumva ukuntu yavuze. Wa gatatu wita Taxis ko arangije aravuga ngo uko wagira ngo atwaye Champions, ngo ubwo ejo turabona agaragara mu kibuga. Urumva benshi bagiye bavuga bati noneho uyu we ubita Rugira Elvis yaje itavuga ngo ubwire sobuja ngo ije ririza mukanda yuwe ni message isanzwe, ariko urumva ko bari yababanjije. Uyu nguyu witwa Scott Emile yaje avuga ngo ese bwana Byiringiro ko yabyaye umuzungu. Urumva ni post y'uyu munyamakuru witwa Cynthia Nayisa ukuri SKFM ubwo abantu bagendaga bashyiraho commentaire ku ifoto yaramaje gupostinga ya Byiringiro Lague ndetse n'umukobwa. Undi nawe ubita cyangwa ukoresha izina ryitwa Bless Link ni umu-influencer nawe uzwi hano mu Rwanda, yaje apostinga ifoto noneho Lague aterewe wa mwana we arangije ashyiraho caption aravuga ngo ku ifoto avuga ngo ese Lague afite umwana w'umuzungu, ashyiraho n'utubazo tubiri. Blessing arangije ashyiraho caption kuri post aravuga ngo ubanze ndwaye amaso ahari mwebwe murabona iriya nzobe isanzwe. Urumva n'abagambo yashyizeho, abenshi nanone baje banyarukira cyangwa se birukira muri comment maze so kuvuga baramanuka baravuga karahava. Bamwe bati ntagaruwe, abandi bati yabyari umwana w'umuzungu, abandi bati nta mwana w'umwirabura umeze gutya. N'amagambo menshi bavuze amagambo menshi kuri Byiringiro Lague ndetse no ku mwana we. Ariko ahangaha reka twibutse yuko abingibi ni byavuzwe cyangwa se ni amapost yamwe mu basitari bagiye bapostinga amafoto, maze bamwe mu bakunzi b'abasitari bakamanukira muri comment ndetse bakagenda babasha kuvuga byinshi cyane ku mwana wa Byiringiro Lague ndetse n'uburyo agaragara. Ndetse uyu nguyu witwa Bless Link yahise ashyiraho n'ifoto ya Byiringiro Lague ari kumwe n'umukinnyi bakinanaga muri Sweden ndetse w'umuzungu, ubwo ni nko yakavuze ati uyu nguyu wenda niwe papa w'umwana cyangwa se niwe wateye wenda inda umugore wa Byiringiro Lague. Ibi ngibi nibyo twagiye tubona bicicikana. Ese wowe koko ukubona koko Byiringiro Lague uriya mwana ntago basa? Hasi muri comment tubwire. Birashoboka yuko ushobora kuba wirabura ukabyara umwana w'inzobe, birashoboka yuko ushobora kuba uri inzobe ukabyara umwana wirabura. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ndetse ushobora no kuba umwana afite inkomoko muri famille yawe, byose birashoboka. Ibi ngibi rero numva nta muntu akwiye kuba arimo kubicaho cyangwa se kubishingaho iteka ngo ajye kubikomantaho byinshi, kuko umwana aravuka ariko ashobora gusa nase cyangwa ntase ashobora no gusa n'abandi bantu baba muri famille, dore ko famille bari nini. Byose birashoboka. Hasi muri comment utubwire igitekerezo cyawe. Ese koko Byiringiro Lague ni umukobwa we barasa cyangwa ntago basa? Ciao ciao, hasta la vista, hasta la mnyanya, turabakunda.